Kako ingurube ni umushishinda gasa ahubwo nje ariko ingurube ni nini ingurube ariko nawe araduhenze mwabira ibifaranga byose amafaranga ntabwo tubabuze ko tumuhenze tumuhenze ngo tazare mbese naguze ko icyo cy'ingurube cyagize kuri bitanu utari cy'ubwoko muri barayido ku kiro ariko n'umusingi w'akabenzi turakabenzi ariko nje muri nabirade kuri tikito kuruma benzi w'akabenzi mbese ahubwo twumvikana n'ibiti tukashobora gusenda icyo tugakura tukora iki cyane kandi kumva ngo umugore we agiye kwitagura ikindi cyane akora umugabo ni ingabo rero barambwiye ngo ari ntabwo ashobora gucunga umugabo ashobora gucunga iyo ashaka gucunga mu rundi rugo akabamo n'umugabo waho arimo ariko mvura umugabo se ahandi abaga ari kumwe nawe ari kumwe n'undi muntu kandi n'uwo mugabo ahogamo cyangwa ibyo bintu bibagaho wewe aragenda agacumbikisha mu rundi rugo akaba mu rugo rugo agafata n'amafaranga mbese akazaraha oya akashyiraho mu rugo rugo aho uzamubye akazaraza kuba mu rugo nugoze uri umugore arebaga abagore gusa urebuga ku bagore niho fata ingurube twigendera ndi kumva ibyo nawe ari umwihariko kuri nawe uyu mugozi wazanye akadomoro mbese nk'ubiduciye uyu mugozi nawe umugozi ngo utarenze fata umwana kuru iyo ugiye unoze n'uwuri tuwugorera ariko ako sijya kugorora ku ngurube cunga urira umuzirika ingurube tugenda izi washamo washamo se ubu kari kadomo amatwi n'ayanje n'amatako niyo ndagurisha amatwi na dore iki ni igishaje utabona ngo amabya ni ayawe nisi kifite ubwoba ifite ubwoba nzi ngo ingurube bagiye kubaga yabura kutagira ubwoba sinabizi ko tujya kuyibaga ariko nayo ifite ubwenge jamwe nyine tugira mbese buri kwari iyo sura yawe ari nziza ko byiteye ariko kadomo izivuga kuva ko ari ne kamwe ngo nsa nk'akana ko mu bakiri we hose nizo minkanyari uzi ko atangiye kugira minkanyari angera mbe ngo none ngo n'ukuntu nteye ngo ntiyicara cyo mu babosi ngo nuko yararebye nabi ngo yabonye mfite nk'umusatsi nk'uwirende nk'ugomba metiza kandi se arabyo n'umusatsi ni umusatsi ndazi ntabwo wari kubibona mbese urirebaga nirebaga nye umusatsi wawe ureba ukuntu umeze nisi nirebaga mu kirori yewe nubwo umuriro uzimye uzi ko komande z'abakiriya ziba ugomba kuba zizira kugira bakaza n'ingurube ugasanga umuriro uterwa ubonye gutatse urakora ntibaze mbese iyo ishoka rwose bikitera kwitera kwasa neza imbaraga zawe ntiyishoboye kwasa ubundi wewe ariko ngira vuba mwana nyine umurongo uri kwakwa baragururuka ese barabako bahize nabo bari mu nzira mbese nawe undi muntu ugeze uza mu gitondo ngo atange komandera namuza yanjye yayitanze bigako ingurube siko niko ajye ingurube n'indebera indebera nyine ntabwo ariko kandi utavuga kutajya kugira fata oya ariko manzu izikiremo uyimena unayiziritse ni mu gihe ufata ingurube ntiwiruka rozi niwiruka ducika ako se ingurube yaducika yatusiga turi bane 30 ntabwo ari ibintu byo gukiniraho mbese iyo wirukuye koko twayabonye wakabimenya se wakirukanze birovu mbese iyo biro kuri mugabo karito twase nayo byaka bakabusira tukaba tumwara amafaranga yose yihe ariko iyi ngurube ifite ibiro yasi yaburamo ngatarani Uro kwikwiza itazane kiri gusakuza kiri kwabiri buke igize umubyimba ntiyabiho ibikiro mbese ubaye kubitika timba sibwo yagira ibiro byinshi inyama zatazibi kandi yaba yabyimbye nyine yabaye yazimbye se umugira ingurube yone ngo ufate kurura turebe kurura waba tutayivuna ukuguru waburete ha nawe wamenye biri mu mutima wawe wasanga umpombe kidudu yayitanze ya 2500 yayitanze yayitanze nye nayo ngo tutayikura ya mbese bazukafasha uje ko niko nimbaga zashika none se kuriya amatafari yabashize gahara mu gikoni igendo yaremye n'igikoni na simbukanye urebe ntabwo kuyivana muno wagenda ukajamo ukayikuriramo reba kaje muri fata akaguruka ugashirana kandi ugashirana mbese wagenda ukayikuramo nkajana nkahita nyisaba
ubundi oye manzi uyivane mu mwe izo muyivane anje ni buri utangiye kungora enda manzi batumije ibyo yawe isi bito turabishana ariko sicyo kuto tuyiba kubona bigurisha ni wa ibyo ni wabigura wajya ukuri ibyo bihenda shakura ni utro Bisigaye buranaca kare mukanya ryamye wese ego man izuba rirarenze Ikomo? niyo ko mfite imyenda hari wenda umeze ute se kandi kundi kumbwira kuzo wagiye kumbwira nabi nakuze Ndangije gutanga rero ndangije gutanga. agakize Bakabura. Agurisha bongo bakaremera kadomoro na bikokora bafite restaurant hariya bagiye kukaba. Musura kagurisha twe twakaguriye ibyo kurya none ise kagurisha none bira byo kurya turabishira. Oya twumvikanye byose twabiminimizemo tubishyiramo ndani. Bagiye kuza bagafata kubifata ahubwo urabitunganye bibishyira ku murongo nyine ugire. Ni bose ubyutse. None se nibwo nawe mbyutse nagiye kubona ubwo ndabyutse nsangiza bajya. Wa mugore warakize. None wari kugira ngo mbyuke ndi gukora iki? Ko nta kazi dufite kubizitwaranyije gutera. Ndakora Ibere boda ese ko wabanye n'umugabo wabanye na marongo ukize ufite amafaranga none se bo barayakwishyura yafite kurukumbaza ngo ndayafite nse uzo mutungo wanjye nawe none umugore n'umugabo se bagomba kumvikana ibintu byose byo mu rugo yanguru wayikuye kwa cyuya none ariko ntabwo nayikuye ariko twarayifatanyije turi kuyigura waretse kunesha umutwe Gidera abagabo bikigiye nawe umugore waretse kunesha umutwe ngizo ngurisha gatungo kanyura ngo ukambaza ngo amafaranga ndayafite none se ntabikubaza kucyo bimbwiye ko wayigurishije iyo ceceka nawe bimbwiriye iki mbese uko kubikubwira nari kukumenyesha ko bituzajya mu kiraro ukayibura ahubwo Ngoko gifote zitagucika igiye sika akaza ko hari ibintu baguru gukora ariko sha oya gucyo wayivuna iki fagenda hari inyuma kanze mbere ku mafaranga inyungu ravamo ndafata menshi ubimenye ndagana ibyo busamba ibiki by'ubusamba kugira ngo imikino tuyisubize mu none nawe uzibikure tuyisubize kuba gushaka iki njye mfata ingurube nyiteraganye kuri hasi bitwagize tuyisubize cyangwa tuyisubize nyine doreze amafaranga yanjye sisira ubwanyuzanaga cyangwa tuvuga ufata umutwe nanjye ntwara igihimba nawe batumwe mwari gimba none none ubiteka uko abakira bayigure nanjye abanje baze bagurukwa mbese ko bona ibintu byose twajya ku bisasa no ugashaka kuzana ibintu by'ubwanya bwinshi utabuze n'abakaranga ibintu mbigutema none murayikura mu kiraro mbese uzi ingurube kuyivana inaha biroroshye evane no nubwo yitaro twayivana mu kiraro gushaka gufata umuntu ukamuvunisha ukumva kurajya imitsi reka nza ingurube ishirure neza ujya kurangurana nawe ndafata iduka yanjye nanjye muri seta yanjye hanze kuvayo yikuriremo si ubwo bitakukira iyi ngurube se hari amazani ko atayikuragamo kujya kuyishura byanjye biragora irakurwa mugore nayo irekura yafashwa yigiye ubwo yenda uyifate iri imbere ifata itagucika fata umugozi wawe urura umugozi kandi nayo irekura wayirekuye ntayifashe wicaye mu makwa ntabwo nje nkoze mu mabyi yazo ubyishukura ntugura inyakoze tugende nyine tuje gufata biriya bihe tugende neza ushaka kunyobora nk'uko nyoko yayobora gaso hoya ntagaruka kuyobora ariko nawe nose nimba n'umugore wawe nose umufasha niki umufasha barumvikana umugore n'umugabo mfasha mu byo ngusabye genda utunganye biriya biryo by'irangurube ubiherekere hano none ariko ziba bisangana nabyo bijyana ariko n'amafaranga urayazana nyine tuyapangire umerezeho n'amafaranga ngiye guhaha nose kuzi ko n'ibishimbo byose twabiteye none turagumana mu rugo rudafite n'igishimbo mu nzu mba mubwire wa mukobwa mba mwiyame ngo tugende iyo urebye ingurube ubona zifite ubwenge
ubu washatse umuntu wo kuyica mwiyame hano ntabwo ndi ingorozwa muheto yawe urukunyu oya wa mugabo urabizi ko nkubaha ninjye mugore niba ari umuntu wa mbere wubaha umugabo unyubaha se unyubaha ndusukanye urukundo nangara ku gasozi ngo ngewe ngo nyara mu buriri ariko man njyewe n'ibyo bintu nigeze mbivuga ubu se bari abagore mu nteko wari kubabwira ngo ubu se abagore duhagararanye turi kuvuga wumva ko ari wowe tuba tuvuga ariko kuki ukunda kuyikeka ibibera hano mu nzu rero uri kubisora ukabitaranza bana si babikubwiye ahubwo ko ari wowe ubwo ugenda uri kujya kumbunza mbese nk'ubu iyi uzinyeshe ukamenya ngo urashaka amafaranga yanjye tuyansubize wumve tuyansubize cyangwa none ufata nawe yitwara n'isubire uri kuyifata iyo uyifata neza ukayifata mu mugongo uyifata nk'akantu ugiye guheka uri kurinda wayindi uyu se ni umwana ukora ntujya kumuba umwana nyine uzi ntabwo ugiye kumuba noneho wafata nawe ngo twara hasigaye nawe ariko njye nagenda ndi kwishura ubi ukomeze ubimenye inyungu iravamo nica ni inyungu iravamo uri kurinda waniginye mbese uzi ko ushobora kuvuga ngo ntituye kubita ikazana imipira ntabwo iri bijyo none ukuyiniga sinibwira sibyo dorira amajana ngushonye none kandi nanakubwira amazana mbese wanyu mwana ari iki iki wayi ibijumba niyo twajyaho tukayibihereza byashize korera namwe nukurya ibijumba n'ibishishwa se mwabigira ni no kuvuga ko wacuruza no umva umunwa ugabanye bari abagore kuko nako karenge kawe agasuzuguro ugira reba nk'umwigena gutumiye none unshingaraje hejuru unshinze hiryo bere tabasamba mukama ariko si ubu ngubu koko nzabaho mu rugo ntazagiramo ijambo ubundi urwo rugo ni nyabaki nshengeye kwahukana nimba ari ibyo wavuga cyangwa umukingo waho turavuga n'ibiki ko resitora y'akadomo kariko nakubwiye uje kurinda wanshinze ikintu ugeze nk'ubu resitora ni akavuna uyu munsi ntabwo urajya akabenzine tuzanye ingurube none iyi ngurube ubuziranenge ifite n'ubuhe mwaramaye mucoma zidahiye ziramucama ariko twe twaguze ibirayi reko twazirajije mu mavuta ijoro ryose mucoma muziraza mu mavuta nje nk'amanyura agasanga icyo mura kiracyari kibisi ariko ziriya mucoma nizo mu mutara rebe yavuye mu mutara none yuko biri ibirayi bibaga byaravuye mu mutara ari kure bizaga byaranakomeye kandi bikokora dore nyine ngiri dore ko kugura buranje muri resitora n'umugozi gusa none iyi ngurube muyivanye he tugiye kuyibaga gusa kujya kabenzi ntanarya ubuzinguru birabihiye nje n'ibirayi bitari bihiye ariko simbora kadomoro kayabyize muri nuza muri superiyeri kadomoro ni ubaga no gwastaje mu bushinwa kadomo ni wowe baga narinje nundu ndimo ni umurimo nahari kadomoro y'ubu naho ninde utekaga ibirayi ibirayi ubwo cyangwa mufite umukozi kokora ibirayi nyine kadomoro nje ndabihataga kadomoro akabiteka urumvaga byapfiriye mu hantu mwese muri kwitana ba mwana ibirayi kadomoro ibirayi bikokora ubwo simbumva byaruraga nyine ndabitekaga kadomoro akabyarura ubu yaruraga mbese bidahiye wowe watetse ibizima akarura ibidahiye ntacyo ugaruka mu kanya uyu munsi noneho uje turagukopa uze tuguhamenye bikokora oya uze tuguhamenye y'ingurube icyambere njyewe ubundi nkunda do si ibikubwira amenye y'ingurube ndayaguharura amatwi twayaga byakiri kare amatwi cyangwa ntari nubwo mwamita ko rimwe wowe ntugire ikibazo wowe ntari ngo tugendere ingurube ariko gucura ko dutinze ibinyamakiri zahiye usa nkaho ifite ibinure kuyibona tuyiguze miliyoni eshatu ubwo mwayicishije inzara inzara tugiye kuyigabura iyo kwabikokora dufata ibijumba kumbona isa nkaho iri kuzana urufuro sajya mwaje muri kuyime irangaro bari kubona shisha yashyeshye mareza umva nyine bikotanyura hepfo mugerageze kuzihisha mani ni guhuza ibirayi nari ubuyeho uzi nono ndakubona ma yamaze kanze nje kuyahiga nimuje murabona nimwibi byendaga mugihe ntanabona ibiro bibiri by'ibenda turakuzi turamuzi weje muri sone bamufata mutekaga ibidahiye mutekaga ibidahiye ya resitora yanyu nta niyo nzagarukamo uraziza funiri ihara mu nzu ni kayimandi ngwino mwe nkubwire ariko kwasa mu ibintu byose kandi kugikora genda ku musaturu bya birayi twavuga ibiro bingahe se batanye wiki ibiro bingahe batanye ibiro kwibiro fene Tanzania amafaranga bakwiye ko kuri kode abayito baba bareba komada nikoma karani iki se kandi none unkoze icyo bari barufashe n'ibibando wagiye kuvuga ndakubaza igihe cya kiri muno imbeba zakiriye uri kureba musinge w'imbeba nayifata umunwa none zisaye imbeba ziravuga ubera urushushwe imbe wazifata umunwa ntabwo uzi kwita ku bintu mugendere byayo wabonye bigako
Tangura ngura sha. Tangura. urucucu nashatse nabi warugore ukora n'ubwira ngo niwe nawe ufite ibyo urabwira wowe wagiye kubahamagara utuma njye wakire baba no kugira ngo ngere Biri gucukura ibitabo. Amaza. ngihase kuki utamaga agaciro twaje Wibira sibuko kwa venye kazanye zirikana. barayijanye abagore nta jambo tuzagira none ndi no kugusanga amafaranga nziya shaka nayibaka ngaje no ukabakije niyo nguru Wavuga kutenguru bikoko. komeza Ramaza iyi ngurube yakukiye umurizo udakundaga kuyizengura impamvu uwo murizo nigeze kukubita inkuru uragondamo Muzima Ramazani. Ingurube yawe ni randarasi. Ni deriko. reba ni zimwe bita tiriko zo muri Australia turayibonye tifoki tifoki uje kurusha ingurube niyororo Tutabireka tumihora. ari natwe bibiri tubimaze ati n'iki nawe igize inyoza dore ugiye kumera nka nyoko wanyu komizine urukumakanya ibyanjye warabyora Gira twigendere. none se ahubwo uzi se iburi igiheri ntakibazanira ku muhanda da ntakibazanira ku muhanda ndi kubona Oya dushaka kugira ije nimara guhagaze tutiyiba muri wowe wagurisha ingurube ugurisha n'igiheri ugomba kubahamagara ariko reka cyangwa Ramaza. ancara utari kuvugara ukomere cyane Komera. najya gufata za nyama Zufata za nyama. girira vuba uzi ko nsize bagiye kugura n'ibirungo ngirira vuba nikomereze Sibye ko yana nurazibona. ngo ngirira nyine ndi kuyihuta ikintu cyanzanye ni ugufata inyama nsize bavuye kugura ibirungo mwanagira vuba Sibye. Ishitse umutima hamwe. Ikibazo iki? Nawe kwicara ukarindira. bavuye kugura ibirungo kandi nari mbabarira jya kuminyama nigendere ma ibirungo barangije kubigura barategereje ngo banarye none uri kumwa ngo nicare Watuje utindira ngiye indagwa agaciro kakubarindiye. oya pe ntabwo ibyo twabivuganye byo kurindira inyama nikomereze sibyo oya mbabarira ibirungo barangije kubigura n'abantu baricaye ngo barye ujumenya ngo nicare umenye ko muri peza. uri mwiza ko bari gutongana kubona barakidu Akorunje sinzi pe kandi umuntu wamushatse. umeze niwe umbabare musuko gigeri barakijya Nanjye umuntu kumvuga yagiye ngamvu ibintu batangiye kukanjye naguye aradusubiza amafaranga tutumukiza ingurube tuje gufata kwa kamara Oya, ahubwo kugihera amafaranga uzigihera muhagira mukabipingaza. akadusubiza nka bitanu Ramazani. karabe nawundi ariko burasa nakuntu mwamuha akarobora Ukikisikaje. ntabwo murayiba yewe nazo ubundi ari ubuhika bwawe ajya batubwira birahite bimara Sabura Ramazani. ndacana nshaka akarobora none gusa ko Akobra Ramazani. Umva sine tujye kwigendera mu ntabwo y'abakiri bagiye kuduci. nyine sikobwa ariko mwimufata imwe muyijyane mugire muyibaga ugende kibaga Tuyishane. turayibaga itazi kujya twakuramo ibiro bingura Ramazani kurabwanguru. asigura bayibaga yari Urugupanga ndimo. kagaramaze kanze tukoresha ibintu sibyo dusubize bitanu tugenda Iki? Ibigigere ko byagoranye. igeri watubwira gifite cyangwa nacu byagenze gutyo rero ntabwo ukiruka niko biba byagenze Bizori inkoko. none ngo niba nari inkoko nyine ubona umugani nyarwanda Nubona wumvira kandi Ramazani zirushaka. nshaka igize Fata ingurube yadusubiza amafaranga. ingurube n'igiheri mbese bihuriye Ntitwabyumvikana. umuntu umugabo ungana gutya umuntu wamugiraga igiwijingira kugurisha ingurube mwe n'igiheri Sawa. Kandi so wamwitaga kimena. aningirira nikomereze Ko baje baratuza. kwagira Reka kuri ibintu naho umukobwa mwiza nkawe agomba kuvugana. yego Sebi. ndabizi mani waminyama nitanye Wakwicara. oya ntago ndi kwicara uzigiye twicari marya kuminyama nikomereze ushaka kumbwira iki mbese ushaka kumbwira iki mani nshaka inyama nkawe nshaka inyama mani mbabarira genda uzizane nzishiremo gapaniye nikomereze ibintu kamba mbona nta bwenge ugira wanyihera inyama nkikomereze umuntu mani waminyama nkikomereze cyangwa ntabwo urazima nikomereze Inyamura zibona. none wazima Inyamura zibona. kandi uko umuntu abyukaga ku mahoro agahura n'abantu basa uri gufata nde nakuno nyimereza inyama nikomereze cyangwa uvuge ko ntazo urazwe nta matwi ufite
iki kimena se kimena uzi wari mwiza ariko muzira masa tusubira n'ingurube tuzohereza amafaranga yacu tuje kana ni muyinsigire mugene wa mutabishaka iyo ngote kwa kamari yawe ntabwo tuyishaka ubu wasanga ni gutana amagambo ingana nama Nizir icyo gihe kitugenda mbese uzakora icyamwe nabikubwiye nabikubwiye kagabo kashaka gucumbika iw'abantu twahoze ikintu cyamwe ngese ndeshana nyoko cyandeshana sko wajyanaga ibishimbo by'utsima no mukobwa nabi isiko yagiye gucukura ibijumba by'amashinwa hariya muri kabari aje muri kongo cyamurogesha apfa akindutse kazi nawe kijana none mubwira amateka ya skora mubwira amateka ambura tugenda amateka ya skora yakubwiye no ikintu kibabaje no kuna fite ubwabo niko kwa fena nakangona kamwe se ntari bikubira kugende kuko yanyura kuri none kanze nk'ubyera amaza cyane wangupira ajye uzaje ugasanga igitsina cyahavuye gatsemwe mu maso bisikano gapera nakamo njye nabahaye amafaranga yanjye ngo ndaza gufata inyama y'amasaha yose iyo twavuganye sinashe na nyama mu mari niba habaye akabazo kuvuga ngo inyama zizaboneka njye naguhaye amafaranga none ngo ntabwo zizaboneka kanze nkubwire dushobora no kuramutsa njye nka gusatanuza amani njye nabahaye amafaranga ngo ndaza gufata inyama none ntazihari wajya uragira ubwenge uzahana umuntu aba yakuye amafaranga nkawe n'ingaruka ngasanga arazihari wumva ngubwire wakubita nde ku mafaranga yanjye shaka no kuntwika none yakwereka usanga zabonetse uri kunyuma amafaranga yanjye nabahaye nta n'isoni umuntu aba yabahaye amafaranga agatanga inyama hano kadamu yaje ifatira ngo mundebere igihe umuntu aba yaba ari amafaranga abagabo batatu genda ireba amafaranga yose nabahaye abantu bose bantumye nkasanga nta n'inyama zihari nkaba abantu basi urabona wabyuma washaka ingurube ntigende utasuye ahantu abantu baricara nabibaze gusigara kwazi mu kazi wenyine reba umuriro urabona ni nabagazi n'ingurube kuba ngiye kuza abantu bose bantumye cyambunishije ngoko ese ko mwakinze yo kadomo ageze ingurube kwikura mu kiraro bimanza byagorana kare amafaranga nkaze nabwo yakugenda dose se zari kadomoro wabiteye gute utinya ingurube gufata ingurube akivana mu kiraro biba ikibazo ingurube uzagana icyo yinjiramo nkayivanira muka byamunaniye ni umugabo ntuzi nawe ingurube utakira avuze ngo iki karibu mabusha icara mabusha nashaka ngoko tuyibagire uzi base wazana safari sofra ni ukora ibintu vuba vuba abantu barenga kanze cyo gucamako kanze cyo gucamako mwana nyina camako ubugize amavuta bose birahari nuko ukuba mu kizo gucuruzi kanze zana makoma kandi nibyo mbaga ari kubwira nagura ku musigaro ngaho dore ngubu kuva mu bitaro burabo kiraje akashara biruka mwajya murakorera ku gihe nk'isaha nubwo nazo zivaga ku gihe abantu umuntu abaha amafaranga saa 2 za mu gitondo Karibu yemwe karibu muri Bikokora na Kadomoro restaurant Bikokora na Kadomoro restaurant babazana akabenzi kameze neza muri Musanze yose n'ahandi wakura akabenzi kameze neza ni muri Bikokora na Kadomoro restaurant Bikoko icyo vuba umuhoro wagushize ariko ibitunguru to bakajya ku kabenzi biri ibitunguru twaje bagiye kubizana mu kira nuzi cacacire ututse nuzi kura mutumyigira akaba yayezeyo kugira ngo ibintu byose nzaje gukora wenyine katakoza n'umuhoro usa kuzunya ukoresha isoko tuntu na je umuhoro ushize umuhoro jewe ntangi naho kuzi no gukora ptishoka agaswera cyatume subi uye wangu uri mukina ngo afashira abantu nabahaye amafaranga yajya ngo muri kuni kuko maze no gutonga abantu mwajya murakorera kureba ngigenda bakora mu bwumvikane nk'abantu bakureba ngigenda bahari amafaranga gusa abantu barenga 5 bantu Bikoko ibitoki rero ugiye kutugikangira hejuru igihe kutugira shuka benzi cyashana kabenzi ugiye gukoresha ishoka singora tujishe ishoka tujishe ishoka aho kuzenguruka uzabona n'abafire ndashaka
Yose mbambo bakora nanjye mbakora. Kuki? Kubaga wewe. Mutashye. Mana. Bigoko bifate. Rata njama komani tete tuyigarika. Bigoko wagarure nguru. Bigoko Ugeze mu kibaya kwa Rufonse.